mbigushimiye mbikuye ku mutima, kandi Yesu Kristo wakoze kundinda. Hari benshi batambutse bandusha ubwiza, bandusha uburanga, ahubwo Yesu Kristo kuba wandinze ni ubuntu wangiriye, ni ineza yawe yabaye hafi yanjye. Niyo mpamvu nanjye ngusabye ngo uyu munsi wirirwane nanjye, ugendane nanjye, ibyo nkora byose mu mugisha wawe, ibyo nkora byose nkeneye imbaraga zawe. Ufashe amaboko yanjye uyahe umugisha Yesu Kristo, kandi ibyo nkora byose mbona ineza yawe. Muze n'abantu b'umumaro, kandi Yesu Kristo undinde ikibi n'igisa nacyo, undinde imitego yose ya Satani, ahubwo unyuzuzemo imbaraga no gukomera. Kandi Yesu Kristo undinde, unyongere igihe cyo kubaho, nako njya kugera mu gitondo nk'iki cy'umugisha, ngiye mu mwuka w'abazima. Urukundo rwawe rurakomeza kunyumaho kandi rukomeze kuyangana. Yesu Kristo ngo mbisabye ninjye mucunguzi wa Yesu Kristo, kandi mbisabira n'abandi mu izina rya Yesu, amen.